Amazina ni Nyeshimana Emmanuel. Imana ukora iki? Ndi umukarani. Nkaba ndi secrétaire w'ino koperative ubona nambaye. Uri secrétaire? Ubu n'amafaranga urayabiye? Amafaranga ndayafite kubera ko ubutaha nari ndi igikondo maze amezi 4. Ubutaha ryari? Mu mwaka wa 2019. Ubwo ni ubushize. Ni ubushize. Ariko ubu ndashima Imana yuko ngiye gutangira umwaka ndi kumwe n'umuryango wanjye. Ndashima Imana yuko ndi guhumeka nicyo cyorezo ntabwo kirangiraho kandi numva abo twiba twirirwa naki bafata buri munsi. Ndashima Imana kabisa. Nawe umwaka ushize wawuririye muri gereza? Nawuriye muri gereza. Wakoze iki? Bari bamfatiye mu kabyino hano muri Vision ndagenda bahita banjyana igikondo. Shiduka mariri amezi 4. Ubu yugusanze hanze rero widegembye. Ubu ngubu ndashima Imana ari byinshi nikosoye kuba najya mu kabari ntago byashoboka. Witeguye ute rero Noheli n'ejo? Nzaba ndi mu rugo ndi kumwe n'umuryango wanjye dore ko ishaba mfite nuko umwana wanjye yavutse ndi muri gereza ariko ubu ngubu ikinshimisha nuko Noheli ngiye kuyirya ndi kumwe n'umwana wanjye w'ifura. Ubu wamuteganyirije agake? Amuteganyirije imyenda myiza. Ubu ikintu kiri kubura ejo nzajya kuri aprove nanjye ku Kimasa bakateho nimba ari inusu umugore ateke sangire n'umwana wanjye nishimye cyane. Bitewe n'ibihe turimo abantu benshi bavuga ko ibintu byanze. Wowe ibyo bintu wabigezeho? Impamvu hano nimba ukoreye 2 cyangwa 1000 witeguye wa mwaka uremera ukizigama ngaye 500 ku munsi kugira ngo bya bintu ushaka wa munsi uzagere zashingano zifite. Nicyo cyabikubashije? Nicyo cyatumye mbigeraho. Hanyuma noneho 2021 yo uhiteguye? 2021 ingamba afite ubu ngiye gushaka amafaranga nishyure ubwisungane bw'umuryango wanjye nizigame ku buryo uyu mwaka wa 2021 ngiye gutangira noneho 2022 zaza zasanga afite ikintu nkora runaka naye iyo perime nyifite ndi umumotari mu muhanda kwa ndi umukare ntago nzabigumamo. Uko umuntu agenda kure ku imyaka igenda bagenda saza ejo nejo bundi sinzaba mbasha kwikorera uwo muzigo ahubwo no gushaka uburyo ki 2022 nzaba mfite perime naye ndi mu muhanda ndi gutwara abagenzi nk'abo bose uri kubona. Amazina ni Nzeyomari Jean Paul. Jean Paul bimeze nta kigenda turashima Imana ariko iyi Noheli y'uyu munsi yo muri uyu mwaka ntago ndi kuyirya neza rwose. Kubera icyo utari kuyirya neza? Impamvu nari kuyirya neza ibiceri ndi kubura amafaranga ariko ndashima Imana ko ndi muzima cyangwa nta handi hantu ndi hambangamiye. Uhoraho yarabikoze muri iyi minsi ndi gushima Uwiteka kuba ndi hanze kandi ndi kumwe n'abaturage banjye. Ibushize nayiririye muri gereza ubu ngubu ndi kwishima ko ndi kuyirira hanze ni ukuri nibyo byishimo mfite nubwo ntawe ndi kurya inyama noneho kuri Noheli. Ubu ngundi umwembe nuko wameze mu menyo ariko nawe uraryoshye. Nayiririye muri gereza hano i Nyamirambo pe ni ukuri kwibara n'abashaka bambona uyu munsi nayiririye muri gereza ibyishimo mfite noneho biraruta uyu munsi uri burya inyama n'umugore wiwe rwose. Ubwo wayiririye muri gereza wakoze iki? Uwo munsi banjyanye nayo nasize amafaranga y'amafobiya. Ubwo ngubwo ariko Imana yarandokoye nahise ngaruka nkuramo shize amezi 2 ndongera ndagaruka ariko ari bonane na Noheli nabiririye muri gereza ariko igushima Imana ko uyu munsi nabirira hanze mu gihugu nanjye nishimye. Haleluya! Ariko rero ndishimira Imana koko shimira Imana ko mwaka urangiye nanjye ndi hanze ndi kureba izuba koko. Nishimye koko. Hari ahantu mu gihome ngo ni mahanga. Uzi umubu hari noneho hari umubu umeze nabi igiheri noneho urakishima kikomokana n'inyama koko. N'uruhu ni ukuri. None ubu wibereye mu kazi witegura umunsi mukuru? Ubu ngubu ndi kwitegura umunsi mukuru nubwo nta mafaranga afite yabuze abayafite ntacyo bazahuma naribi. Uzawurya ute rero nta mafaranga? Umunsi mukuru kuba ndi hanze byonyine birahagije. Ubu nabyutse nabona n'uwo muneke cyangwa iseri
ni ukwirirwa nanezerewe ku munsi mukuru wanjye vuga ati noheli yagenze neza. dusanze uri kwirira kemba. Ubu ngubu ndi kurya imyembe urabona ko bose yari yayizanye umubyeyi aragira ati genda ufate umwembe banakongere rwose dore n'uyu nguyu. N'uyu nguyu koko. Hanyuma se ubundi ubuzima bwanyu muri rusange muri ibi bihe bya covid bumeze bute? Ubuzima ni danje kubera covid nubwo nakuyemo agapfukamunwa ntabwo njya ngakuramo. ntabwo iki cyorezo ntacyo utinya. Ntabwo njya ngakuramo noneho imbuto nk'iyi ngiyi iyi mbuto irarenze cyane. iyi mbuto igeze ahantu nyifuza bikaze. iyi mbuto iyo afashe imwe ibihagije numva nishimye nk'umuntu ari kunezerwa ari kurya wiwe n'inyama nanjye mba numva nishimye cyane.